nta yandi oya ntarwo natinya ko ntabwo naragezemo ngo byibura nduvemo yaryo habwa amakuru mabi ku rugo oya ukumvura hahamutse ariko numvaga ngomba gushaka ndi mukuru nyine nsobanukiwe n'icyo gushaka aricyo nicyo kintu cyambagamo ndi mukuru nkagenda ngiye bwanjye nifatiye umwanzuro mvuga ngo ni ngiye wihitiyemo n'uyu nihitiyemo nemeye kujya gushaka nta wundi muntu umbwiye ngo kudashaka ngo urabone ari ngiye ubishaka icyemezo bwite cyawe ku giti cyanjye ntago rero wambaza ngo niyihe mpamvu sinayimenya ariko nyine byarampiriye Imana yarabikoze ibimpa nkuko nabyifuje ako kantu ahubwo gashimangire Imana yarabikoze ibiguha nkuko nabyifuje wabyifuje ukana hari ukuntu gasona neza Imana agwaye icyo wayisabye yego cyane ko impamvu hari njya mbona ko yabimpaye nuko ntayisabye ibintu bigoye nayisabye ibintu bibiri gusa reka ntangire ngusuhuza cyane wo kurikira ibiganiro bya Sanze Eleda kuri chano nyine ya Sanze Eleda birumvikana iki ni ikiganiro tugiye gukorana n'uyu mubyeyi wicaye hano kuri izi kamera za Sanze Eleda. Ashimye mwese mukomeje kutwereka urukundo no kudukurikira mu biganiro byinshi bitandukanye tubagezaho ndetse n'indirimbo ndetse na gahunda z'isabato no kuri bidutera imbaraga ndetse na courage yo ibyo tubayo mu bireba bituma nejo tujya muri stock tukabazana n'ibindi babisigayeyo muri stock rero uyu munsi twazana ikintu kiryoshye cyane Sanze Eleda uhora utekereza ahari ukibaza ni muntu ki tubana mu ndirimbo ku isabato tubana mu biganiro byinshi bitandukanye by'umumara tugezaho uyu munsi twashimye kuganira nawe akantu ku kandi tugiye kureba Sanze Eleda mu bwana kugeza uyu munsi ari biki byamuranze ari muntu ki kufite ubwoba mada nasanga nibagiwe ngo yiyibagiwe ntabwo uyu munsi uza kwiyibagirwa tugiye kuganira uyu munsi uraza kunyemerera nkwinjirire mu buzima no kwirwa mu bw'inyungu z'abadukurikiye so can you amakuru ariko mikrofone urayishaka hiki sorry ko mbona uyizimye uyatsa ndakubagana kuri Sanze Eleda ko nta kibazo dufite cy'ama mikrofone ufite ubwoba ko itari kuvuga nenze ngo nabwiri kuvuga Sanze Eleda karame umeze neza meze bon ndashima Imana umuntu kureba arebeye inyuma biragaragara ko uri umudamu ushima Imana n'imbere mu bitugaragarira n'amaso y'umubiri n'imbere ibyo bintu tubona inyuma imbere ntihaba harimo ibibazo imbere harasendereye rwose wow. harakeye ameze fresh aho si byabe ni gakuzuye umutima gasesekara inyuma gasesekara ku munwa n'inyuma hose icyo cyiza cyo kuganira n'umuntu mukuru ugira se ngende muto ntago navuze kuri muto yego umuntu mukuru ababizi umuntu ukurikiye kino kiganiro arifuza kumenya Sanze Eleda ubuzima busanzwe ni muntu ki nyuma yuko ari umuhanzi ntuduki tundi tukuranga ku buryo uhuye n'umuntu avuga ati niwe icyambere nukumeze no guseka icyo ni kimwe gutyo uri nkaho watwihishe habe niyo nabumba umunwa ni masegonda biranjabuka ku mvugo yabo biranjabuka ubundi nkaba nibagiwe nkaba nasetse ni icyo kintu kindanga cyane mu buzima bwanjye bwa buri munsi cyangwa bw'igihe kinini yego umunsi uzambona ntari guseka uzamenye ko mbabaye unyegere umbaze impamvu none se wanyemerera mu cyubahiro Imana yaguhaye nkagusaba akantu kamwe niba katagoranye kandi ngashoboye ndagakora ikiganiro ko numva kiza kugira imbaraga n'uburemere mu mitima y'abantu wasenga mu bushobozi mpabwa n'Imana ndetse n'Imana mpanwa mpabwa koresha iyo mpano y'Imana usenge ku bw'iki kiganiro tugiye kugirana reka dusenge kuba dukurikiye twicishe bugufi icyubahiro kibi cy'Imana hanyuma dusenge come on turagushimye uhoraho Mana data wa twese uri mu ijuru tugushimiye kugira neza kwawe kwenshi kwabonye natwe tugushimiye neza yawe n'imbabazi zawe urutugirira tudakiranuka tugushimiye urukundo rwawe ruhambaye ku bugingo bwacu izina ryawe rihabwa icyubahiro tugushimiye ko uyu mwanya wemeye ko tujya imbere y'ubwoko bwawe tubabwira byinshi bitandukanye turakunyenze kugira ngo bane natwe kugira ngo ibyo tuvuga byose bibe byo kuguhesha icyubahiro ngaho bana natwe mu kanya tugiye kumara aha ngaha
kandi umwuka wera atubwirize ibyo kubwira ubwoko bwawe mu izina rya Yesu, amen. Amen. Urakoze cyane. Tugiye kugaruka ku nkuru y'ubuzima bwawe nk'uko twamaze kubiha abantu mo isezerano ko ari cyo kintu tugiye kuganiraho. Tugiye kureba Eleda, what is your story? Ni umurongo tugiye kuba turimo ubuhamya bwawe kugira ngo ukomeze abandi. Hari ikiganiro njya mbona kuri channel yawe yasanze Eleda kivuga ngo nkomeza gukomeza. Ni ikiganiro cyiza cyane. Ujya gutekereza icyo kiganiro uko byase kose ufite impamvu wagitekereje, nuko n'abantu bagombaga gukomera binyuze muri wowe ndetse binyuze no mu bandi, dore ko n'ubundi byitwa nkomeza ngukomeze, wankomeza nagukomeza. Kuri iyi nshuro ndashaka ko ari uhinduka inkomezi z'abadukurikiye binyuze mu nkuru y'ubuzima bwawe. Ariko tutaraza, ariko wavuze ko uri n'umuririmbyi, uri umuhimbyi w'indirimbo ziramya ndetse zinahimbaza Imana. Ndakira ngo rero abantu badukurikiye bumvise iyo message y'uko uririmba, tubanze tubikore, tubanze turirimbe. Nitumara kuririmba twinjire mu nkuru yacu y'umunsi, niba ubinyemerera. Uraririmba iyawe cyangwa iy'abandi? Ko se waba uri umuhimbyi ukajya kuririmba iby'abandi? No ushaka uyihimbire mu iki kiganiro biremewe, cyangwa uririmba iyasohotse, cyangwa ureke ngire iyo nsaba kuko ngenda gukurikira cyane, kubera ko ari wowe unyoboye ubwo ibyifuzo byanyu byubahwe. Nkurikije ikiganiro tugiye kugirana, waririmba indirimbo ibanga ibishari? Narimbizi neza ko ari uri bunsabe kubera ko nzi ko uyikunda cyane. Ibisharira kabisa. Uririmba igice kimwe na chorus maze tuze tukinjira mu nkuru yacu y'umunsi. Kenshi Imana ikoresha ibisharira kugira ngo itubone tuyigarukire, ni ngombwa tuyihanga amaso mu gihe ahadukikije hose hari urusaku rutubuza kugenda. Yakobo yakiranye na marayika, ibonye kwihangana kwe gushyitse, imuha icyo ashaka. Natwe tugume kuri yo nikishaka. Wow! Natwe tugume kuri yo nicyo ishaka. Yego. Thank you so much. Murakoze cyane. Indirimbo se kuki yitwa ibishari? ko nta bishaririye numvamo mwa. Ibigeragezo kenshi birasharira byo kanyagwa. Ko bidusharirira ko ibibazo byinshi bidusharira kugira ngo tubone tuyigarukire, ni ngombwa. Ese we witwa mama nde? Wari wakibagiwe? Nitwa Mama Inganji. Kugira ngo amavuta y'ububyeyi nyubahe. Okay. Nitwa Mama Inganji cyangwa se Mama Iganze cyangwa se Mama Rayani cyangwa Mama Eyani. Ubutori bishaka. Ngeze ngo ndi mama bisharira. Oya ntago ndi mama bisharira. Nubwo waririmbye indirimbo nta mwana wo kuyitirirwa. Oya pe na tugume kuri yo. Reka tugume kuri yo basi. Aho ngaho ndetse. Mama Ayani. Mama Eyani, Mama Rayani, Mama Inganji. Abana b'Ikigali bafite amahirwe yo gufata amazina meza. Mama Iganze. Ayo bayita amazina y'ikinyejana kabisa. Mama Eyani, naho twebwe ntibabikora Imana. Mwavutse neza mwabana mwe muri kureba iki kiganiro. Amazina yanyasigaye arayibinyejana. Na ya viziyo turi muri Imana, Hategeka Imana, Nyirangazari. Nebyo. Hari amazina rwose ubusanga nyine. Ariko natwe twarayahinduye, ubusanga niyo yitwa Became. Nabasanze Eleda, buri ugiye kureba iyo sanze bahinnye ikintu kiryamyemo. Ese amazina yawe yombi adahinnye nayahe? Nari nayavuze ariko nayakubwiye. Nyirandabasanze. Nuko. Yes we. Ntacyo. Nitwa Nyirandabasanze Eleda. Niko se Eleda?
karame. Eleda, umuntu ukurikiye kino kiganiro duhere Eleda mu bwana uvuka n'iki wanyu bakubwiye harya umwana iyo ubwo yavutse ubuzima bwawe mbutangiriye hantu utiyizi ahantu ntiyizi bakubwiye ko wavutse ute ahantu ntiyizi rero wari mwana ki nari umwana mubi gute nimvuga mubi ntago ndi bube mvuze ku isura ntago ndi bube mvuze mu mico mibi ntago ndi bube mvuze iyo wegereye mama wawe cyangwa igihe watangiye kuganira na mama wawe uramufite yego na papa ufite mama mama n'ubundi umwana niwe ubuzi neza umwana na karagiteri ze mu buto bwawe mama yakubwiraga ko wari umeze ute nari mubi nibyo nari ntarasoza kugusobanurira twagiye twinjire mu nari umwana mubi aribyo nari mbanje gusegura ko ntari mubi ku isura sinari mubi mu mico nta bundi bubi winde nari mfite kuko nari umwana ukunda kurwara nibwo bubi bwanjye nicyo niyo mpamvu nabivuze ko nari mubi kuko buryo umwana urwaragurika umva aratesa abantu babyaye ubwo baraza kubyumva umwana urwaragurika rero aravuna arahagika agutesha umutwe ukumva ubuze neza amahoro n'amahwemo ku bantu babyaye rero barabyumva bazi amajoro bazi imvune zo kurera noneho rero iyo uri umwana urwaragurika aba ari ibindi niyo mpamvu rero mvuze ko bambwiye ko nari umwana umva urwaragurika kandi ndetse nanakuze nkisanga ndi muri ubwo buzima ukisanga uri muri ubwo buzima reka twinjira no dutaruke ibyo bakubwiye ni ibiki wowe wibonyeho muri ya myaka y'ubwana ukavuga ati noneho niyizi mu iki gihe uwo Eleda w'icyo gihe yari ameze ute n'ubwo buzima n'ubundi sinigeze mpinduka nakomeje kurwara mu myaka yanjye y'ubutoya nta gihe kugeza muri 2009 kugeza 2010 niho nsa gutangira 2010 niwo mwaka nzi natangiriye kuba mu buzima nsa n'useka nubwo ukunda kubona nseka ariko buriya hari iminsi nabayeho cyari harashize imyaka ingaho udaseka nyinshi cyane kuko mbere ya 2010 ni gake washobora kubona Eleda atarwaye niyo mpamvu mbikubwira gutyo ni gake washobora kubona mfite ubuzima bwuzuye icyumweru ukwezi umwaka ukarangira ariko ndashimira Imana ko yabanye nanjye ndashaka kukizaho icyo gice cyo muri cya mbere ya 2010 aho wiyibuka ubwo ndumva ari nko mu myaka ni nk'icumi expecting sinshaka kuvuga imyaka yawe kuri kamera nubwo nawe wanayivuga cyangwa utayivuga ni myinshi cyane byansaba calculatrice kugira ngo mbashe kuyimenya oya iyo yose ariko n'ubuzima ndabishyira mu myaka 10 ko wabaye imyaka 10 wenda udaseka muri icyo gihe iyo periode wari guhangana ni 10 cyangwa ni 2 cyangwa ni 3 ariko mu bwenge icyo nibuka nuko nabayeho mu buzima bw'uburwayi nakundaga kurwaragurika cyane nicyo kinyarwanda bakoresha kurwaragurika nakundaga kurwaragurika cyane narwaraga uburwayi bw'igifu birahinduka nza kurwara amara yo mu nda ngera kuri level yo kubagwa uri umwana ndi umwana 2006 ari nawo mwaka njya numva mu buzima bwanjye ntajya nshobora kwibagirwa niyo hari nzanasaza menya nzansaza nkanabyibuka bikagaruka kuko niho nagiriye uburibwe ntashobora kurondora umwaka wa 2006 rero ntago wambereye mwiza habe na gato ku buzima bwanjye cyangwa mu myaka y'ubusore bwanjye ko ariho nanageze nkumva icyizere cyo kubaho kwa kurwaragurika bambwiraga kuva kera nkiri mutoya nkaza kuvuga ati ibyo bambwiye nyamara bishobora kuba n'ubu bikinkurikiranye y'amateka baguhaye yego nshobora kuba nararemewe kubaho ndwaye gusa nkumva ari naryo herezo nshobora no kuzariska gupfa hari umuntu buri mu buzima akajya yumva wagira ngo yaremewe ibibi akabaho nta cyiza abona mu maso ye nibyo rero ni ubwo buzima nawe wigeze uba uvuga ati banzu bari bwo buzima yego naremewe urumva nahereye kera nkiri mutoya cyane nkiri uruhinja ndwaragurika bikagera kuri level yuko umuntu ashobora kumbwira ati nyamara n'ubu ntazabaho rwose ugereranije
urabona atazabaho. Yego. Urumva rero ni ibyo bintu nakuranye, ariko ngeraho Imana ibinkuramo kubera umugambi yari mfitiye, cyangwa se umugambi w'Imana ku muntu udahinduka, cyangwa se ngo uhindurwe n'ibihe. Yego. Yego. Duhe kubuhamya noneho bwo kubohoka kwawe kugira ngo ukire iyo ngoyi y'izo ndwara wabanaga nazo ukiri muto. Kubohoka kwanjye rero, wakize ute? Wisanze uri muzima ryari? Nisanze ndi muzima guhera 2010 ntangiye kaminuza. Yego. Nibwo nabayeho mu buzima bwo kumva Eleda amaze icyumweru, amaze ibyumweru 2, amaze ukwezi, ameze umwaka, numva nta hantu hari kumbabaza. Hari igihe cyageze nkayamvuga ariko reka niyumve neza, nikoreho numve niba koko nta hantu hari kundya. Nkaya numva ni nk'igitangaza. Nkavuga nti ukwezi kurashize. Bese nkumva ni ibintu by'igitangaza, nkumva ndishimye. Guhera 2010 rero cyane ko ariho natangiye no gukira inkovu yo monda, nibwo natangiye kumva ko nshobora kubaho ntarwaye. Muri uwo mwaka rero guhera 2010 kugeza uyu munsi navuga ko sinavuga ngo sindwara, ariko ndwara indwara zisanzwe nshobora kurwara n'abandi barwara nk'iz'abandi bose bashobora guhura nazo, umutwe, mu ndasega gato karaho nibyo. Ariko niwo mwaka numva natangiye kubaho muri 2010. Yego. Nkumva nyine ndi mu buzima nk'uko n'abandi babayeho. Yego. Aha, urakoze cyane. Iyo ni paji imwe tuvuyeho y'ubwo buzima bwo kurwara. Muri 2010 rero ugiye kuduha noneho ishusho y'ubuzima bwawe en general, urwo rugendo rwo muri 2010 turugende nidushaka dutega moto cyangwa igare tuze tugwe muri 2023. Kugeza uyu munsi nicaye imbere ya kamera zawe cyane rwose zasanze Leda ndetse n'iyobokamana TV. Kuva 2010 rero n'urugendo navuga ko rwambereye rwiza, cyangwa se none wari utangiye guseka. Nibwo nari ntangiye guseka, ntangiye kunezerwa, nkaya numva maze icyumweru, maze ukwezi ntarwaye. Ariko kuva 2010 kugeza uyu munsi ni urugendo rutambereye rubi, ni urugendo nagiriyemo imigisha itandukanye, ni urugendo naboneyemo ibyiza bitandukanye, ni urugendo nagiriwemo amahirwe atandukanye, ni urugendo naboneyemo imigisha navuga hari nari naragomwe imbere y'icyo gihe cyose, cyangwa se navuga ko wenda igihe cyayo cyari kitaragera. Ntekereza ko rero kuva 2010 kugeza uyu munsi ntacyo nshinja Imana, nta na kimwe nshinja Imana. Ibyo itarakora ntago ari byo byamara imbaraga zo gushima ku byo yakoze ku buzima bwanjye. Si cyo cyamara imbaraga zo gushima, kuko ibyo yakoze nibyo byari bikomeye. Yesu we, yabuze gato ngo mfashwe we. Rero ni urugendo navuga ko ari umugisha kuri njyewe kugeza uyu munsi. Yego. Muri icyo gihe cy'imibabaro n'ubwo buzima wari urimo, ni iki wumvaga wajyaga wumva Imana nigutiza kurama uzahigura iki? Uzayikorera iki? Mu mihigo yanjye, mu mibabaro turahahigira. Yego. Mu buzima bubi nta kindi kirenze n'ubundi cyo nkora kugeza uyu munsi. Yego. Nayihize ko n'ubundi nishobora kunteza cyangwa se kankura aho hantu, icyo nzayikorera n'ubundi ni ukuririmba. Nicyo kintu numvaga ngomba gukorera Imana, kandi nshimira Imana ko yambashishije nkaba ntarabivamo. Abantu twakuranye nibo bajya bambwira ati ariko urashoboye. Urumva nta ushobora kubona kiri muri korali, nimba ari benshi ni 2 cyangwa 3 kandi urumva urungano abari benshi, abantu bamuturanye kwivuka bari benshi, ariko ushobora gusanga ari 2 cyangwa 1 cyangwa 3. Ndi muri abo ngabo rero bakiri muri uwo murimo. Ntekereza ko icyo nayihigiye ndacyagihagazemo neza. Uracyagihagazemo neza. Watangiye kuririmba ryari? Mana ya, niba navuga ngo navutse ndirimba, si ubwo naba ngiye kubeshya kuko ntawe uvuka aririmba. Ariko nta myaka y'ubuto cyangwa se yo kuba naramenye ubwenge
naje nsanga ndirimba ko iwacu mu badive dukura, sinzi niba nababwiye aho nsengera mu badive, turererwa mu rusengero tukagira ibyiciro bigiye bitandukanye. Ibyo byiciro byose rero nabiciyemo ariko ndi umuririmbyi. Nta hantu rero nigeze mba konji nayigiraga nyine icyo gihe nabaga ndwaye niyo konji nari mfite mu kuririmba, ariko igihe cyose nabaga mfite amagara mazima wansangaga muri korari. Naho nabaga ndi kwiga ku ishuri nasangaga nta korari ihari, ngiye nkayikora. Nkahita nyihimba nkanayita n'izina, ubundi tugakora umurimo. Nsuhuze n'abantu twakoranye umurimo ahantu henshi ku bigo bitandukanye. Aha, urakoze cyane. Icyo ngicyo reka nkite igice cya mbere cy'ikiganiro cyacu cyangwa cy'inkuru yacu. Reka noneho tuze mu buzima bwa Eleda. Arakiza izo ndwara zose muri 2010, atangiye kwishima nawe, atangiye guseka, hamwe uvuga ati none najyaga nikoraho numve niba nta kibazo mfite, ngasanga kuko ntacyo nkumva nshimye Imana. Iyo umuntu noneho abaye umukobwa, ubwo urumva muri 2010 uko byasa kose wari ugeze muri ya myaka noneho yo gutangira kwagura ibitekerezo, icyo uzaba cyo ejo, urugo uzubaka n'ibindi bitandukanye. Wigeze ubisengera iby'urugo? Kuba umukobwa avuga ati ngiye gusengera umugabo, ndabona ibintu byakaze mwana. Ako karanjabutse, ntabwo nigeze mfata umwanya ngo njye ahantu runaka wongeye kumusengera. Burya mu myizerere yanjye cyangwa mu miterere yanjye, ikintu nashyiraga imbere cyane, kubera rero nimba ari bwo buzima nabayemo, nasabaga Imana kuba muzima gusa. Nta kindi kintu nasabaga Imana, kuntiza amagara mazima. Nicyo kintu numvaga gihora kimpangayikije. Ndaga numva nimba bukeye ndi muzima, avuga bushobora kuba butari bwire. Nicyo kintu rero nahoraga nsaba Imana, ariko bitavuze ko bitari mu byifuzo, cyane cyane ko umuntu wese muzima agira ibyifuzo cyangwa se ibyiciro agomba kunyuramo. Hari ikigeraho ukavuga uti igihe iki n'iki ndifuza kuzaba meze gutya, igihe iki n'iki ndifuza kuzaba meze gutya. Imihigo yanjye rero ntacyo nasabye Imana ngo ikinyime, kuko mu byiciro byose tugira ntacyo yansimbukije. Wowe none reka mpindura ikibazo. Icyo cyifuzo cyaje muri wowe nko ku myaka ingahe? Cyo gushaka? Yes. Ngeze ku myaka 28, hagati ya 28 na 29. Ko watinze kukigira we? Ntabwo nzi impamvu, ariko numva kubera ko ubuzima bwose nabagamo nakundaga kuba ndi umuntu ukunda gushakisha. Ikintu narashyize imbere rero ko ari ugushakisha amafaranga n'ubuzima bwanjye bwite, hanyuma iby'abagabo bikazaza. Ubwo uretse umukobwa w'imyaka katurebe 25 n'itandatu, ugakubitaho n'irindwi, ugakubitaho n'umunani, ugakubitaho n'icyenda. Nibwo natangiye kumva ko noneho turaho. Ndashaka ikiganiro cyacu n'urubyiruko rukigiramo. Iyo umukobwa ageze mu iyo myaka ubundi aba yaratangiye ngo kwiheba, haba hari some sounds, haba hari amajwi amuri inyuma atangiye kumucyaha no kumubaza no kumubaza keski bari barandambiye icyo kintu ntawe ukikimbaza kuko bari barayobewe. Watangiye kumva amajwi y'abantu ryari kuyihe myaka? Akubwira atari Eleda kutatwereka ibirori. Natangiye kuyumva ndangije ndi mu wa kangahe rasi, ubu nayo ndi mu wa kangahe? Nayo ndi mu wa mbere kaminuza, ntangiye wa mbere kaminuza, ariko natangiye guteretwa ndangije primaire. Basi ntabwo cyari ikibazo cyo kudateretwa, cyatuma gutinda. Oya pe, nari mfite umuhigo muri njyewe uko nakoze. Hari kwa kundi umumama abaza abana ezabiki, wowe uzabiki. Nari mfite ingingo ebyiri nubwo ariko kimwe naragishoboye. Nari nzi ko nzaba umuganga. Nicyo kintu numvaga nzigira ubuganga, nkajya mvura abantu. Nimba ari ukubera narakomeretse kubera guhora ndwaye, rero numvaga nzaba umuganga nkajya mvura abantu. Urebe ko wajya wivura. Niba nari kujya nivura ntago biza, ahubwo nkaza umuganga nkajya mvura abantu batabanje bababara. Icyo ni kimwe. Wari gukoresha ubuhe buryo? Simbizi, nyine n'ibyifuzo by'abana, ariko niyo yari intumbere yanjye, ariko byabaye ikinyuranyo nta na hamwe nigeze mpora nabyo.
hanyuma icyifuzo cyo warumbaje ngo cyo gushaka nabwiraga mama nkabwira ngiye ntabwo nzashaka. Yego. Ntumbaze impamvu nabimubwiraga pe, ntiwabimbaza ngo mbikubwire. Ahubwo natangiye kumva ko ngomba gushaka, abantu batangiye kunshyiraho pressure, nagamenya bya bintu ari itegeko. Umuntu ashobora gushaka, ariko ndamubwira noneho ndahindukira nkamubwira noneho nzashaka, ariko nzashaka. Nuko utagiraga urukundo. Ntago mbizi. Nuko utajyaga mu rukundo n'abasore. Ntarwo nagiraga. Nababwira noneho nzashaka, ariko nzashaka ndangije kwiga kaminuza nujuje n'imyaka 30. Niko namubwiraga pe, kandi ibyo nkubwiye niko byagenze. Ubwo rero ntiwambaza ngo impamvu nashyizeho ibyo, ntacyo nagendeyeho na kimwe. Numvaga ari byo bindimo gusa, numvaga ikintu kiri imbere cyane atari ugushaka muri njyewe. Yego. Nuko byagenze rero. Byaraguhiriye se kugendana n'iyerekwa ryawe? Gushaka. Ubanza urangize, ubanza ugira ute? Uzuze ya myaka. Mu kadomo byaguye. Naranje ndangiza kaminuza ntegereza ko nuzuza imyaka 30. Iruzura. Ese kuki watinyaga gushaka? Nukuri Nubu ntubizi? Nubu si wambaza impamvu natinyaga gushaka ngo nyikubwire ko sinigeze mpura n'ikibazo kijyanye n'imibanire mibi n'abantu. Ntago nzi impamvu rero byambagamo gutyo. Ariko nuko nari nteye, nicyo cyabaga kindimo muri njyewe ku myaka 30 kandi ndangije kwiga kaminuza. Ko bigorana none umukobwa umeze nk'uri w'ama principe kugira ngo umusore ahita mushitura mwemeza icyo kintu. Byari bigoye. Urwo rugendo narwo dusangiza kugira ngo urwo rugendo rero watuma umugabo ndaza hanze, kuko iyo bisubiyemo arambwira ati numva nakwishyura warara hanze ntago warara mu. Oya. Nindi topic ndindi kumenya kuko twakundanye imyaka myinshi. Oya. Nukuri. No wabaga mu ibyo bintu ufite fiance. Oya. By'iyo myumvire byo kudatekereza gushaka. Nguvuga ngo ibyo kudatekereza gushaka ntago nari mfite fiance. Ariko urumva umugabo wanjye twamenyanye 2010. Yego. Nkigera mu ishuri muri kaminuza. Nasanze yiga mu wa 2 ngenje mu wa 1. Twamenyaniye ku ishuri. Duteretana imyaka dukundana imyaka 7. Imyaka 7 nuko nyine mu wa 8 twemeranye kubana. Urwo rugendo rero nugusanyije ambwira ati sinkeneye. Aya makuru nibanga. Watuma rwose ambwira ati urasubira uranyibukije urankomerekeje. Reka noneho mw'ikigano tureke kwirinda kugira umuntu dukomeretse. Nuko rero ni rwo rugendo rwanjye, ariko ni urugendo rwambereye rwiza. Ubwo muri iyo myaka 30 nyine urumva ibitekerezo noneho byari byaje 29 vuga ati bya bintu ndabona ko menya ari ugushaka nta yandi mahitamo. Ubu nese noneho byaje bitewe n'iki? Ni keya, ni urukundo, ni oya ni igihe cyari kigeze. Ni igihe cyari kigeze. Ni igihe cyari kigeze kuko numvishe ko cyangwa watinyaga urugo. Nta yandi oya ntarwo natinya ko ntabwo naragezemo ngo byibura nduvemo. Oya ryo habwa amakuru mabi ku rugo. Oya ntabwo natinyaga, ariko numvaga ngomba gushaka ndi mukuru. Nyine nsobanukiwe n'icyo gushaka aricyo. Nicyo kintu cyambagamo. Ndi mukuru nkagenda njye bwanjye nifatiye umwanzuro mvuga ngo ni njye wihitiyemo, n'uyu nihitiyemo, nemeye kujya gushaka. Nta wundi muntu umbwiye ngo kudashaka ngo urabone ari njye ubishaka. Icyemezo bwite cyawe. Ku giti cyanjye. Ntago rero wambaza ngo niyihe mpamvu sinayimenya. Ariko nyine byarampiriye, Imana yarabikoze ibimpa nkuko nabyifuje. Ako kantu ahubwo gashimangire. Imana yarabikoze ibiguha nkuko nabyifuje. Wabyifuje. Kantu hari ukuntu gasona neza. Imana agwaye icyo wayisabye. Yego cyane ko impamvu hari njya mbona ko yabimpaye nuko ntayisabye ibintu bigoye. Nayisabye ibintu bibiri gusa. Abandi usanga bafite liste y'ibintu bigera nko mu 10 cyangwa bifuza ku mugabo wabo. Ku muntu nashaka mwiza, ufite ititi, amafaranga, imodoka, ifite mbese ufite biri kimwe cyose. Ariko njye nasabye ibintu bibiri. Bishaka kuba wenda bwarubujije bw'icyo gihe ntago bizi, ariko ibyo nasabye ni uko nabisabye niko Imana yabimpaye. Byari ibiki? Nayisabye ibintu bitagoranye. Kubigaragara njyewe ibingaragarira. Cyo nasabye Imana ni umugabo mwiza physical nyine inyuma
ku buryo umuntu ashobora kubona akavuga ati ni mwiza. Icya kabiri, aho ntareba wowe Mana urebayo rero, umuntu uzanyumva ni ibyo bintu bibiri nasabye. umuntu uzakumva, Umuntu uzanyumva, nzavuga nyine akanyumva pe, ni ibyo bibiri nasabye kandi Imana yarabimpaye. nyamara yarabiguhaye Ngo pe nukuri yarabimpaye, ndanayishima cyane. erega iyo tuyisabye ibitwumva Irumva ngira indirimbo yitwa Irumva. irumva ndayizi nayo. Abantu baraza kureba munsi y'iki kiganiro, murebe channel ya Sanze Eleda aho hasi y'ikiganiro muri comment murasura indirimbo ze zitandukanye ndetse n'ibiganiro atambutsaho byose murabibona. Nyine niyo ndirimbo Irumva avuze ataririmbye nimujyaho murayibona. Ni indirimbo ikoze neza cyane mu mashusho ndetse no mu majwi. Aha turebe Eleda noneho ashyitse mu rugo. Wa muntu wari warafunze umutwe akajya abwirana mama ati ibi bintu ariko ndumva ngiye mwayobotse ntazabiyoboka, ibintu byo gushaka ntibindimo, ariko agahura n'umuntu uri seriye yasabye Imana ati noneho bibaye ngombwa. Eleda wo mu rugo ubuzima bwari bumeze ute? Ni ubuzima cyane cyane ko ni ubuzima bushya ubusta naho utangiye, kuko n'ubuzima butarumenyereye, warumenyereye kwibana, warumenyereye kuba wenyine, warumenyereye ibintu byose wiri kumwe niko navuga. Ariko aba ari ubuzima noneho ugezemo uri kumwe n'undi muntu ukubwira ngo iki ngiki ntugikore, kiragikora, iki oya, kiriya yego. Ni ubuzima rero uba ugiye kwiga nanone, kwiga kumenya kubana n'undi muntu mu buzima bwawe bwa hafi. Ntekereza ko rero ni ubuzima ntakubwira ngo umuntu arabwiga akabushyikira cyangwa se. Reka turebe noneho ugeze mu rugo, bya bindi birarangiye nyine byo kwa ngo sinzashaka, noneho washatse byakunze muri ya myaka yawe n'intego wari wihaye. Duhereze gatoya ushyitse mu rugo, se ntiwakomeje gusa n'uremererwa nuko ushatse? Ntago mbizi impamvu kuvuga ngo naremerewe, kuko na mbere yaho sinigeze ndemerewe. Erega wibuka ko bitari bikurimo. Ntago byari bindimo, ariko nyine igihe cyarageze numva ko ari ngombwa ko ngomba kubikora. Ariko ikintu cyatumye mbikora cyangwa se numva ko ari ngombwa nuko nakundaga abana, kandi nkabona nta bundi buryo nshobora kubabonamo bushobora gushimisha umubyeyi. Nta yindi nzira nabonye, nta yindi nzira, nta yandi mahitamo nari mfite. Nagize umugisha rero birakunda, kandi no kugera mu rugo sinatinze kubona umwana. Ari nacyo kintu njya nshimira Imana cyane, kuko yarabibonye ko icyo gipimo rwose ntaho mpagaze ntaho nari mpagaze ku gipimo cyo gutinda kubona umwana. Wumvaga ari ikigeragezo cyakutsikamira? Sinzi ijambo ushobora gukoresha kugira ngo ubyumve muri njyewe. Ntago nagishobora muri make ku rwanjye ruhande kugeza ubu, mba numva ntari kubishobora. Ariko nshimira Imana cyane ko yabyihutishije ikabona ko ngiye ko urwo rugamba ntashobora kururwana rwose n'amasegonda abiri ngo ndushobore. Ndayishimira cyane kandi bikanezeza. Nagize umugisha rero mu rugendo rwo kubaka urugo, mbona ibyo twifuza mu rugo cyangwa si ibyo nifuje byose narabibonye. Mbega waranyuzwe? Akadomo. Ntabwo ari ikibazo, ni igisubizo. Aha, umwana rero, abana nyine birumvikana ukiri umukobwa kuko bivuze ati numvaga nkunda abana cyane kuva kera, nakundaga abana. Umwana wa mbere rero avuka, wabyakiriye ute? Duhe kurwo rugendo. Hari igihe umuntu aba afite amatsiko, ni ubwa mbere ugiye kubyara birumvikana. Amatsiko utangira kuyagira bamenye ko wasamye, nibwo amatsiko atangira, ukajya wimagina ukavuga ati se yazaba ameze gute, wowe ugatangira ukamurema uko byumva n'uko ubishaka, nyine ukakagira keza. Ni urugendo rero ruba rutoroshye, cyane cyane ko ari ubwa mbere babikubayeho. Ni urugendo ruvunanye, ni urugendo ujya ubona rwanze kurangira, ni urugendo ruhuramo n'impinduka z'ubuzima nyinshi kandi zitandukanye, ariko bigusaba kwihanganira kubera ko nicyo gihe uba wagezemo. Ariko nanone bikaza kunezeza igihe umaze kubona umubebe cyangwa se umaze kwibaruka.
biranezeza rero ya mibabaro yose uba wahuye nayo muri rwa rugendo rw'amezi 9 kugeza ubonye umwana. Mbega imibabaro yayo mezi ntiyageranwa n'ubwiza, nta n'igipimo, nta n'ubwo byiwe, ntiyageranwa n'ubwiza bw'umunsi umwe wageze wabonye umwana, ntabwo bihita biyoyoka. Nicyo kintu rwose mu rugo cyakubaye uravuga ati kuko numvaga ari ibitangaza mu maso yanjye, nkurikije bwa buzima nakomeje kubabwira, numvaga ari ikintu kidashoboka. Eleda wanyuze muri biriya bihe, Eleda wabazwa ari umwana, Eleda nkaya numva nyine ni ibintu nkamvuga nti ni inzozi nshobora kuzageraho wenda nabwo bikanga. Mbese kuba narabyaye, kuba mfite abana, nicyo kintu cya mbere mba numva ndi fieri yacyo kuri iyi si. Niwo mugisha mba numva kuri iyi si unejeje kurenza indi yose. Mbese mba numva naragezeyo. Wageze mu ijuru cyane rwose, kuko nakundaga abana muri kamere yanjye kuva kera cyane. Yego. Ubu rero ndanezerwa tu. Nta kindi mba numva nyine nta kindi kintu nshigaje. Urishimye? Ndishimye ubu, mbese nuko nyine wavuze ati namaze imyaka mbabaye ndaseka, ubu noneho byasembuwe n'umunezero. Unakuye mesheke, usibye ko ntinya gupfa. Ariko ubundi rwose pe ngiye ibyo yansigarije mba numva naragisoje. Urumva kuri wowe urugo ni fondasiyo y'ibyishimo byawe, niba ari uko twabivuga. Yego, urubyaro nyine ni urugo rukubiye mu rugo. Yego, kuko hari n'abandi bavuga ngo urugo rwarambabaje, nabo barahari. Atanga testimony y'ati urugo ntirwampiriye, rwambereye umuravumba. Nawe ati urugo nge ni uburyohe, paradizo y'Imana. Urugo ni paradizo. Nk'umuntu udukurikiye kino kiganiro ari umukobwa cyangwa undi wese utarashaka, uri kumva amakuru mabi ku rugo uyu munsi, wenda ashobora guhura nawe kuri social media mu buhamya, uri kumva njye hari umuntu ujya umuganiriza w'umugabo, kambwira wumva ibikomere afite, kambwira ati bike ndagukunda, ariko ikintu cyakimbabaza ngo ni ukuntu uzashaka. Ko numva yakomeretse, ngo nyine ngo iyo nibutse ngo kuzagira ayo mahitamo, yumva ababaye, ngo ukazana umugore, ashobora kuba yarakomerekejwe n'urugo, ngo numva nyine unkoroze tu. Numva ubaye umwana mubi, ngo iyo nibutse kuzashaka. Mu by'ukuri Eleda, urumva nk'uwo muntu amakuru abitse ku rugo atandukanye n'ayawe. Yego. Uri kumva atandukanye n'ayawe. Yego. Ni nk'ibiki bitatu wenda tuza no gusoza iki kiganiro cyacu, wabwira abantu badukurikiye nk'inyungu z'urugo. Iyo uvuze ngo urugo rwambanye paradiso, rwarandyoheye, ni ubushaka kubivuga mu biki byibura bitatu abantu bose bakumbura ku buryo bavuga ati burya nanjye ngomba gushaka. Kuvuga rero ibintu bitatu ku rwanjye ruhande, nshobora kubivuga kubera ko njyewe ari byo byanejeje, cyangwa se ari byo numvaga nshimye, cyangwa numva ari byo binguye neza. Ariko ku wundi kubibwira cyangwa ku wundi muntu nawe afite indi target y'urugo, yo kuba mu rugo. Nyese ubundi target yo kuba mu rugo nyamukuru yagakwiye kubiyihe? Target y'urugo yagakwiye kubiyihe? Target y'urugo ni ukugira ngo umuryango waguke, kuko ni Imana yaremye. Yaremye umugabo asanga atari byiza ko aba wenyine, ubwo imuremera umufasha kugira ngo umuryango waguke. Tubikuye no mu ijambo ry'Imana rero no mu muco nyarwanda, kubaka urugo cyangwa gushinga urugo ni ukugira ngo murusheho kwagura umuryango. Icyo ni kimwe. Yego. Ari nayo shingiro ryo kumbwira ngo wenda icyanejeje rero nuko nabashije kwagura umuryango ku mpande zombi. Yego. Nicyo cya mbere. Icya kabiri, biragoye ko ushobora kubwira umuntu wahungabanyijwe n'urugo ngo ugire ijambo ushobora kumubwira rishobora kumukomeza. Biragoye. Ariko ku muntu wenda utarashaka cyangwa se uri mu mahitamo yo gushaka, biranezeza gushaka cyangwa se kugira urugo, hanyuma ukarugiriramo umugisha. Hari abantu bumva ko gushaka ukabyara
ari cyo kintu usanga babara cyane ko ari wo mugisha cyane. Ariko mu by'ukuri twibuke ko hari n'abashaka bakanabyara ariko urugo ntirurambe. Yego. Icyo nacyo tuye tukibuka ko niba mubanye imyaka 2, imyaka 3, imyaka 4 karenga, n'umugisha n'uwa mbere. Nawo n'uwa mbere mu migisha. Rero urugo iyo umaze kubyara, icyo ni icya mbere, aba ari umugisha cyangwa icyo numva cyambereye paradizo. Icya kabiri, kubana n'umuntu muhuje. Yego. Aricyo nasabye Imana, umuntu ukumva mu bintu byose akaba kumva, nta na kimwe ajugunya ku ruhande. Kuko hari n'ubwira ntakwereke ko yagusuzuguye ariko ntanakumve. Ubwo rero umugisha wa kabiri mvuga ni ukubana n'umuntu muhuje imyumvire, nyine mwumva ibintu kimwe. Yego. Iteka ntimube muri kontrere buri gihe ngo mubanze gukora ikintu ariko uko mwabanje kurema inama zabanje guterana. Ikindi cya gatatu rero ni urugo usanga muhuje ku myemerere yo gusobanukirwa Imana. Urugo rwubaha Imana. Yego. Mbese ni ibyo bintu bitatu numva urugo rwanjye numva impamvu rwambereye paradizo, ni ibyo numva ko ari bitatu. Ni ibyo bintu numva bishobora gutuma nongera niyo wansubiza mu bukumi nshobora kuvuga ngo ndamutora, nongere mutore twongere. Ubu wamutora cyane. Habayeho kuvuga ati isubire. Umugabo wawe n'ubundi niwe watora. Byangora kutamutora. Ubaye umukobwa. Ati aho amahirwe yo gusubiramo. Ako kandi abantu bakunda bakabaza ngo haramutse habaye ariko kuki bose basubirana mu ngo ni bake. Kuki narumva uvuga ko atamutora ariko. N'uburyarya bwo kuri kamera, sindumva umuntu uvuga ngo njyewe siwe natora. Ibya impamvu wenda ziri mu buryo bubiri. Cyangwa wari kugira ngo abone harara. Icyambere ashobora kuba ari kugira ngo abone harara. Ati ijambo ningera mu rugo sindi subiramo. Ikindi ashobora kuba akirurimo urwo rugo, akigerageza, agikora uko ashoboye. Urumva rero ntabwo yazakubwira ngo ntago nakongera kumutora kandi mu kanya agiye kugira gute, agiye gutaha bakongera bakabonana. Ariko ngenda avuga ibindimo inshuro nyinshi. Ubaye utamutora kandi no kuri kamera wabivuga. Nabivuga n'ukuri. Oya. Mbaye ntamutora. Nshobora kutabivuga ariko ngacece. Awavuga ati ntabara ahubwo amatora yihuta. Oya, wenda nshobora kutabikoresha gutyo. Ariko ntekereza ko n'ukuri ntago wayoberwa umuntu ubanye neza n'umuntu. Ntago wabiyoberwa. Uko wamucalenjinga ibyo bibazo byose rugombaza, ntiyabura nakamwe aza gukotora ngo akubwire kabe kamucitse. Ariko n'ukuri pe ni umugisha nahagiriye mu myaka rero yo gushaka urugo rwa mbere umugisha, kuko inyungu zose zibonirwa mu rugo narazibonye. Yego. Ko kantu sorejo ni kazima cyane. Imigisha yose ba mu rugo yakugezeho. Aha urakoze cyane. Hari umuntu wari wabera marene? Oya. Nawe ndabera marene, bashaka kubona ndi umusazi hari bitakunda. Nta basazi ba marene ingase. Oya. Bashaka kubona bitakunda. Ariko se n'imyaka yanjye yararangiye barashatse barakoze. Ariko wari ufite marene? Nafite marene tunga. Nibyo? Nafite marene twiganye kuva muri secondaire. Twamenyaniye ku ishuri. Turakomezanya na n'ubu niwe wambereye marene. Imana imuhe umugisha. Ndamusuhuje aho ari hose rwose. Imana imuhe umugisha. Turimo turasata umusozo w'ikiganiro cyacu ku bijyanye n'ubuzima bwawe. Hari ikintu wumva twatarutse wifuzaga gusangiza abantu nka histoire? Histoire yo yazansaba igitabo cyangwa umwanya n'ikindi kiganiro cyihariye, kuko no ubuzima bari burebure. Abari burebure. Umuntu aba yaraciye mu bintu byinshi, umuntu aba yaragize urugendo rurerure. Urumva rero nta ngereranije n'ibyo wumva wifuza kumbaza, ahubwo ubwo ntekereza ko ntacyo wibagiwe, kandi ntekereza ko nanjye ntacyo ntagushubije. Ndumva ko twaganiriye ni Imana yari yateguye ko tugeza ku bantu. Turacyari kumwe ibyusumbuye, tuzajya dukomeza kugenda tubiganiriza. Kumenya Eleda ni muntu. Byari byiza rero ko dukora iki kiganiro. Tuze ku gice cy'umuziki noneho dusoza. Abantu bakurikira ibihangano byawe kuri Eleda
se ure kubategurira iki dore umwaka urashize tugiye kwinjira mu wundi ya nyuma y'iriya ndirimbo yasohotse ejo bundi harya yitwa komera ku masezerano ese noneho abantu bitega iki ku muziki wawe bitege ni njye ubivuze yego niyo ndirimbo igiye gusohoka ni wowe ubivuze iyo hejuru n'uwiteka kuko njyewe ubivuze ntacyo navuga burya ngo gihumurize umutima wawe atariho Imana ni Imana ibivuze ni njye ubivuze rero ni izina uba wagennye kwita iyo ndirimbo bitewe n'ikiyirimo ni njye ubivuze rero navugaga Imana ko ariyo ibivuze kandi kivuze byanga byakundira gisohoza ikivuze iragisohoza urakoze cyane Eleda Sanze niwe twarimo turaganira kuri Yobokamana TV no kuri Sanze Eleda cyari ikiganiro nyine kigaruka ku buzima bwe ndabashimiye mwese mwabashije kuri icyo kino kiganiro ariko hari umuntu akurikiye kino kiganiro wenda udashobora kwandika muri comment ushaka kuguha igitekerezo cyawe mu byo twaganiriye binyuze mu bundi buryo we yakubona gute biroroshye cyane najya kuri Sanze Eleda channel yanjye ya YouTube araza kwasanga nimero ya telefone ngo ziba ziriho barasabwa kumanuka rero bakajya aho hantu Eleda turagushimiye cyane wakoze kuduha umwanya wawe ibiganiro byacu nakagaruka thank you